ariko reka mbabwize amagambo bakuvugaho impamvu akugiraho ingaruka chef akagukanga ukajya kanyarira ukajya kumugira ku mavi urajya ntabwo mungana. By the way, reka mbabwize ukuri, nigeze kugira umuzungu arambwira ngo muri iki kigo ninjye Mana yacyo, maze ibyumweru 3 nangiye akazi. Ndangije nkinga icyumba twari turimo, ndamubwira ngo Imana zipfa n'izintera ubwo. Hari umudirecteur ndamubwira ngo Imana zipfa n'izintera ubwo, yarahansize baramwirukanye ndasigara mbubu directeur warirukanye. Ariko byabanje iki? Byabanje ko mubwira ko tutangana. Umuzungu yigeze guhagara imbere yanjye arambwira ngo you are a loser, ntacyo uzapfa wigejejeho, ngo ngiye am successful man biki, anyemera umufata n'amajwi. Ndangije twarakoranaga, yarafite imigabane. Ndangije muhereza message ko yarambwiye ngo kandi uzambona. Ndangije muhereza message ndamubwira ngo ngiye ntuzambona uko wambonye, akuzabona Imana yanjye. Umva, yatakaje imigabane yose baramwirukanye n'imigabane yose yashoye miliyoni zirenga zingahe z'amadolari araziheba. Umva ikiyongereye, abanyamerika bamushira ku rupapuro rwo kumubuza kugenda ku isi, ntiyemerewe gucuruza amadolari, abanyamureba bamubuza kujya mu ndege. Ntabwo yavuganaga na mugenzi we. Kwamenye Kristo nkuko twamubwiwe rimwe na rimwe, ariko ntabwo tumuzi personally. Ikibazo kiriho ni iki? Dufata isezerano rya kera tukavuga ngo inzige zatwaye ibintu. It's okay, inzige zatwaraga ibintu. Muri Kristo Yesu ntabwo inzige zishobora gutwara ibintu. Kera mu isezerano rya kera inzige zatwaraga ibintu, nibyo. Ariko no munsi barakubwira ngo jya kugarura ibyawe inzige zatwara, keretse niba Kristo ari we nzige. Ku byawe biri muri Kristo. Umva, ntabwo Satani afite ububasha ku muntu wese wicaye hano uzi ko Kristo ari umwami we. Never at all. Don't waste your time. Nugatakaza umwanya wawe ujya kuvugana na Satani ukugera akavuga ati you're just asking me what is not my, I don't have it. Ntabyo mfite. Kristo nanjye yarabintwaye wa munsi yazukaga. Kandi bireka tubwira ngo twazukanye nawe. Nabo umva icyo abantu bishimira aho bababwiye ngo munsi babahesha umugisha. No, I don't need somebody to bless me. I'm blessed already in Christ. Ntabwo nkeneye umugisha, nkeneye unyereka umugisha naboneye muri Kristo Yesu. Kuko ikibazo mfite, ndabaho ubuzima butari ubwanjye kubwo kutamenya. Hallelujah. That's all. Icyo nicyo dukeneye. Nahawe umugisha. Ni niyo mpamvu nababwiye ngo iyo tuvuga ngo ni Yesu wangiriye neza. Ntabwo Yesu atugiriye neza kubera imodoka twagiyemo, kubera inzu. We are blessed before that. Ntabwo turi abanyamugisha, turi umugisha. Dukunda kubatera ubwoba kugira ngo muhore mudukurikira. Hallelujah. Mudushake tubabonera Imana. Nicyo tubikorera, nta kindi. Ariko mu by'ukuri icyo twamagariwe ni ukubabwira Kristo, mwarangiza mwamenya mukagenda. Ntabwo tubakeneye. Niyo misiyo yacu ni ukubahindura intumwa mukagenda. Ariko amatorero ndabivuze muze ugakata ko akora umuntu ushinzwe gukata. Amatorero anezezwa no kubona abantu baza bakicara aho ngaho, twarangiza tukababwira muzumve twigisha umurimo Kristo yakoze, twarangiza tukabwira abantu ngo nimuze tubibahesha. Namna gani ngenda bibahesha gute? Ku ijambo nababwiye ari ryo ribahesha. Umva, iyo ndangije kubwiriza ikintu cyo nishobora kuvuga ngo tujye gusenga Imana kugira ngo ibyo wumvise iguhe umwuka wo kubisobanukirwa, nurangiza ubigenderemo, nicyo kiguhesha kubibamo. Ntabwo ari njye mwami Yesu turasenze guhera no munsi bya bintu. That's just an image tubakorera. Ariko mukira abana nyine kubera iki? Iyo utangiye gutekereza ngo yo kanseri yaje, ikibazo ni amakuru ubugingo bwawe n'umwuka wawe uko bubyakira. Ubundi ubugingo bwawe bwagakwiriye kubwira ngo umva mubiri, iyo ndwara urwaye si yo kukwica nk'igihe cyaraza, ahubwo niyo kugira ngo Imana yeshe icyubahiro. Mushiki wanjye yarwaye kanseri, yari amaze kuva mu kwa 11 kugera no munsi, yari ku cyo bita chimiotherapy. Yakoraga chimiotherapy, yakoraga i Nairobi. Dinamo abakozi b'Imana twamenye ko mwabaye abanebwe bo kudashaka kumenya ijambo ry'Imana,
ko mutazi icyo kwizera gushaka kubagezaho, turababwira ngo tuzajya tubahesha iby'Imana. Haleluya. Muzaze twebwe dukuraho, mukuraho muri bande uri Kristo wagize, bakamanika icyapa bakavuga ngo dukuraho injiji z'abantu babandi bavuze nk'ubwoko bwa Yesu, mugatanguranwa mukagenda mugakandagirana. Buriya nubona umuntu wese bamanitse icyapa ngo iki cyumweru cyose cyo kwirukana karande n'imikoshi n'ibiki byose, ukabona umuntu agiye, ujye umwitegereza uvuga uti baba we ko kwinjije ziracyabaho. Wagiye muri Kristo, ko muri Kristo ariho wonyine byose, nabariya baro babikubwira niho bajya, keretse abagikuzimu nyine abo ngabo simbaza. Reka dusenge, duhaguruke dusenge, tumwakira isengesho rigufi dusaba ngo imitima yacu yaguke kongera kwakira. Nabonye uyu munsi abantu benshi batabonetse, ariko ndahamya ko ino message twebwe iratureba, n'undi wundi ushaka kuzayikurikira mu bundi buryo nabizi ko izamubera umugisha. Turagushimye Data mwiza ko uduhaye amahirwe yo kongera guterana muri uyu mugoroba. Ndagushima kandi ko uduhaye kongera kumva uvuga mu buryo budasanzwe, mu mvugo idasanzwe, kandi tumenyera imivugire yawe. Nta nubwo tumenyera abo wohereza kugira ngo batubere umugisha, ntago tubifata for granted Imana. Igihe cyose turapreciate kubw'icyo uvugana natwe, tuzi ibihe turimo ko ari ibihe wagennye kandi ufite icyo wavuze kuri ibyo bihe. Ntitwishimiye kugendera ku bwenge n'ubuhanga bw'abantu, ahubwo twishimiye kugendera ku cyo uvuga biciye mu wo wimitse kandi watoranyije kugira ngo abere umugisha twebwe ndetse n'abandi bazabasha kumva ndetse uno butumwa bwiza. Urakoze Data ko ugiye kuduha kubyumva cyane birenze uko twabyumvaga, dukuyeho izindi distractions zose zatubuza kumva ijwi ryawe. Mu isi y'ibintu byinshi bisakuza, duha ubwenge na capacity yo kubasha kuyungurura twumva ijwi ryawe, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Twomere Imana amashyi. Karibu Pastor. Yesu ashimwe. Muraho ariko you want to help you for translation? You do it? Okay. Ni byiza kongera kuba hano, ni byiza kongera kubana namwe. Ntabwo njya mbura kubera ko nabuze umwanya, njya mbura kubera yuko mba nzi neza ko mumeze neza cyane ku buryo ntabwo bamuntera. Amen. Buri iyo nje hano, icya mbere nicara hano, natangira abariyo baririmba bakavuga ubutumwa nateguye, barangiza bwose bakaburangiza, narangiza nkavuga n'ubundi mba naje gukora iki hano. Ku buryo iyo ngeze hano 90% inshuro zose naje nisanga ndiho mvuga ni ubwo bakopera cyane, nza ntacyo nateguye, ntegereza icyo umwuka mbwira. Ariko reka uno munsi ntabwo ndi ubwiriza such, ntabwo ndi bujye kubigisha uko mufite umwigisha mwiza. Reka twiganirire, kandi igitangaje ngiye kubasubizaho mwatangiriye cyangwa twatangiriye. Hahandi umuntu wese yatangiriye, ijambo twese twagakwiriye kuba ari ryo twatangiriyeho, niryo ndi bwigisheho. Urumva muririmba mu kanya ngo ni Yesu wangiriye neza, nibajije ngo wababaza kimwe mu bintu twese abantu bose bagiye no gutagangara birukanka no kujya gushaka kugira neza kw'Imana. Ndashaka kw'Imana, neza y'Imana. Cyangwa mbabaje no munsi nkababwira ngo iyo ubwiye umuntu ngo yo Imana yakugiriye neza, reka mba urugero rworoshye cyane. Mushiki wacu n'umuvandimwe Imana bagiriye neza, sibyo? Iyo rwose ibyo ni ibintu bisanzwe. Ibyo rero reka mbibabwire, ntabwo byagakwiriye kuba mu itorero, ibyo byagakwiriye kuba bari hanze. Kubera iki? Urabona umuntu akureba yabona wabonye akamoto akakubwira ngo yewe ngo Imana yakugiriye neza nyabuze. Wabonye imodoka, Imana yangiriye neza, haleluya. Oya rwose mumbabarire, ibintu byose ngiye kubitesha agaciro. Munyumve neza, mwumve impamvu indirimbo yanyu yankoze. Uriya yaravugaga ngo kufite amahoro, akavuga ngo ni Yesu wangiriye neza.
waririmbye iriya ndirimbo kuki ufite ibyishimo akavuga ngo Yesu wangiriye neza ariko twe ineza tubona ni yibigaragara nuno munsi turatagangaye kubera yuko dushaka iby'Imana kugira ngo tubone kugira neza kwayo kandi dufite Imana munyumve neza mugende munyumva kugira ngo muze kumva igitekerezo cyanjye ubundi amadini yose yava kagira abantu bajya kuyashakiramo ibisubizo by'ibibazo byabo ariko Kristo ntabwo bajya kumushakiramo ibisubizo kuko niwe gisubizo cy'ibibazo byose abakristo rero aho no kose niho twahindukiye idini muri no minsi nigeze guhura n'abantu baramamagara iyo umuntu amamagaye kwigisha numva mugira imbabazi nongere mbisubiremo ndi umwarimu mubi cyane ndi umwigisha mubi mvuga ibyo abantu badakunda ubu mwibeshya mfete bakinga umuryango ahubwo ntaza kurangiza ari njye nyine uri hano ntimuncige nsanga bari mu cyumweru cyo gusaba Imana ibyabo Satani yatwaye haleluya turabahoze ibyo Satani yatwaye byacu ndabitegereza baraje aramwe kandi umutwe w'amagambo turasubirana ibyacu Satani yatwaye ndabitegereza ndababwira ntabwo muzo mwatumye ndabihorera wa mu mutwe w'amagambo uyu mwana mutwe w'amagambo nta tegeko ko mbivuga nko kubishaka bivuga uko Imana ibivuga sikiwe maze ndebe icyo mbanzi ni kimwe wakora nukunyirukana sinzagaruke ariko kubivuga ndabivuga kubera ko amaye amahirwe yo kubivuga ndangije ndahaguruka ndababwira ngo bazabohoza iby'ubutunzi bwabo Satani yatwaye ndabwira ngo mwumve neza Bibiliya ikivuga Bibiliya iravuga ngo Satani Yesu amaze kuzuka amanuka ikuzimu akurayo byose nuvuga ngo byose Satani byose yarera atwaye amunyaga ari indirimbo muzi mwese yivuga ngo yamunyaze ku mugaragaro hambaye operation yo kugenda bafata ikintu cyose cya buri wese mu baremwe n'Imana keretse abaremwe na Satani Imana irangije ibisubiza muri yo ariko bishira muri Kristo Yesu none se urajya uzi narababwiye ngo muzi kibazo murajya kubwira Satani ngo dusubize ibyacu akabwira ngo ndabariga ku Mana muri murashaka kuvuga yuko ari cyo nasigaranye mugiye kuvuga ko Yesu yibagiwe cyangwa ari byo yananiwe gutwara hari ibintu tujya kubaza Satani akavuga ngo mwara nanjye murandenganye muraza kumbaza ibyo nagifite ndajya kubariga ahubwo nanjye rero hari ugusenga hari ubuzima tubayemo butari ubw'ijambo ry'Imana urajya kuburana gute na Satani ibyo Yesu yamwambuye urajya gushakira kwa Satani ibyo Yesu afite kandi mwibuke yaduhereye imigisha yose yo muri ubu buzima yo mu mwuka muri Kristo Yesu bisobanura ngo ibyo udafite nta handi uzajya kubishakira ni muri Kristo haleluya ndanje ndababwira ngo reka rumbibwire uburyo mworoshye cyane musubiza amaso inyuma twamenye Kristo nkuko twamubwiwe rimwe na rimwe ariko nabo tumuzi personally ikibazo kiriho ni iki dufata isezerano rya kera tukavuga ngo inzige zatwaye ibintu it's okay inzige zatwaraga ibintu muri Kristo Yesu ntabwo inzige zishobora gutwara ibintu kera mu isezerano rya kera inzige zatwaraga ibintu nibyo ariko no munsi barakubwira ngo jya kugarura ibyawe inzige zatwaye keretse niwe Kristo ari we nzige kubyawe biri muri Kristo umva ntabwo Satani afite ububasha ku muntu wese wicaye hano uzi ko Kristo ari umwami we never at all don't waste your time ntugatakaze umwanya wawe ujya kuvugana na Satani ukugerayo akavuga ati you're just asking me what is not my I don't have it ntabyo mfite Kristo nanjye yarabintwaye wa munsi yazukaga kandi bireka tubwira ngo twazukanye nawe ana what's going on niki kibazo dufite ubu no numva ijambo Bibiliya ivuga ngo ubwoko bwanjye bwishwe no kutamenya ntabwo ari abapagana ubwoko bwanjye bwishwe no kubinjije ubu no mbimenya ubu no ntajya kubisobanukirwa buriya hari amagambo ari muri Bibiliya tujya tuvuga gusa warenze ko kumva nyine ari ntuza ariko iyo ubonye Yesu avuga ngo muzamenye ukuri kuzabatura umva ntabwo ari ukuri kubatura ukuri wamenye niko kukubatura bisobanura ngo ukuri tutazi niyo mpamvu tukibazwa
rero urasabwa kukumenya kugira ngo baturwe. Abantu bari mu iteraniro barwanye no kubohoza ibyabo, twatashe bankunze gusora mu guzi ko wabyoroheje di nukujya muri Kristo udukunda wadupfiriye wabikoze kugira ngo twebwe tubironke, ntabwo tuzongera kurwana na Satani. Reka mbabwize ukuri, niba Yesu yararwanye intambara ukaba usanga hari yo wamufashaho gatoya, it's okay, jya kumufasha ujye kurwana na Satani. Bibiliya iravuga ngo resistez au diable il fuira loin de vous. Umva resisting, iyo bavuga resisting nta kindi ko bade mwibuke ko Bibiliya yita Satani ko ari intare iziritse. Mubyibuke, ni intare iziritse. Umva icyo Satani akora mu byukuri, araza akakwinjizamo akakwicaza mu kinyoma, ikinyoma kikakugaburira, cyarangiza mukaryamana, mwarangiza mukabyukana, warangiza kigahinduka cyo kigena ibyo wemera n'ibyo utemera. Ariko reka mbabwire, ngiye kubabwira ijambo ririmo rikubiyemo amagambo abiri kandi murarize. Abefesi igice cya mbere umurongo wa 8, ngo mwakijijwe n'ubuntu, aho ngaho ubuntu mwandike kubwo kwizera. Mwongere muce umurongo, kwizera ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Umva, niyo mpamvu nabwiye ngo ngiye gutangira bundi busha ibintu muzi. Mwakijijwe kubw'ubuntu kubwo kwizera. We are saved by grace. Mwumve, dukijijwe kubw'ubuntu kubwo kwizera. Ubu dufite ikibazo cy'abantu babiri bapfuye neza kandi baguye mu idini. Umuntu wa mbere abeshejweho n'ubuntu, ajya kubwira ngo twe ntacyo tugikeneye gukora, Imana yakoze byose, ubu tubayeho mu buntu rwose, ubuntu bw'Imana we yeba twakora ibyo dushaka, turabigenga. Murabazi ko dufite bene data bizera gutyo, bazi ngo ko mu buntu nta kintu na kimwe twibereho gusa, twarangiza tukabeshwaho n'ubuntu, ntacyo tugize. By the way, hari na secte ziri hano mu Rwanda zikomeye cyane zigisha gutyo, zikubwira ngo nugira ikibazo yicarira ugarame, nurangiza byorere, ubuntu bw'Imana buraguhagije, bwaboneke muri Kristo Yesu. Wabyumva ukumva birasa n'ijambo ry'Imana, cyangwa ukumva nibyo ukabyemera. Abandi bakaza akakubwira ngo reka nutizera, ye baba we, kwizera niko gukoresha Imana. Wowe kwizera kwakoresha Imana? Mwumva ikibazo kiri, kwizera gutuma Imana ikora. Reka mbabwire, ni naho rero haviramo kuvuga ngo nuryama mu mazi Imana izareba ukuntu waryamye mu mazi, nirangiza ituma ikora. Muzi icyo bisobanura? Birasobanura ngo Imana ni ikiranuka ku buryo ugomba kuyihongera, ibyo uyihongeye bigatuma ari ikora. Dufite abantu batagangajwe no gushaka Imana nkaho yabuze. Reka mbabwire imvugo zoroshe cyane zizatuma bereka ko Imana yabuze. Mbega isengesho uvuze ntabwo ryarenga ni plafo, rirarenga plafo rijyayo. Ko Kristo ari muri nge, buryo iyo dusenga tukabwira abagenzi bacu ariko iryo sengesho ntiryarenga plafo, riba rijya he? Uwo tubwira ari muri twebwe. Mubitekereze, rega ndo ndabakuramo kamere y'idini, nanjye nayikuriyemo. Iyo ubwiye mwene so ngo ririya sengesho nirirenga plafo, buri umubwira ngo iki? Isengesho yarahandi rijya ku Mana. Imana iri muri wowe, urayibwira. Urashaka ko birenga plafo ngo bijye he? Kristo akavuga ngo ndi muri wowe, none urasakuza, mwagiye mutuza mwokabyara. Rega niyo Bibiliya ivuga ngo nujya gusenga ujye ukinga so wumvira mu ibanga. Uzi impamvu? Ari muri wowe nawe uri muri we, muravugana, ibindi nibi. Cyangwa se reka ndaza kubakora ku masengesho, Mana urabona, ariko muzankubita rimwe tu. Umva, ubu naje senga Mana nsanga bataririmba indirimbo, hari indirimbo nakiririmba by the way, kubera ko imaze kumenya icyo Kristo yakoze. Mana mukamanuka, uramumanura, aramanuka, ari muri wowe, none uramumanura, akubwira ati wambabariye, ukabanza ukandeba ko ndi muri uramanura ngumve he.
hari umwana uherutse kubaza umubyeyi we, aramubaza ngo ariko papa, ngo ko mbonye yaririmbye indirimbo akavuga ngo nta simfite isoni zo kwinjira, ngo yambabariye ibyahise, ngo kuri ubu noneho yarangiza akavuga ngo naraye, ngo arariye iki ku marembo y'ijuru, kuki atinjiyemo akarara mu ijuru. N'umwana yabaje umubyeyi ntabwo ari for sure, tujye tubyumvikana, mujye munumva n'indirimbo rimwe na muririmbo. Umutipe yavuze ko nta soni afite zo kwinjira, kandi ko yababariwe yemerewe kwinjira. Yarariye iki ku irembo? Entre nous muzajye kumundega gusa, wasanga afite ibisobanuro tutazi. Yaraye mu irembo, yaraye ku irembo gute? Yavuga ngo naraye mu ijuru. Ariko terima ko rimwe ngo iki? Hari umuntu wavuze hano ngo ibyo urwana nabyo no ubyiremera. Ujya kuba umuzamu warabaye umwana gute? Ninde wakubwiye ngo ujye kurara hanze wicwe n'imbeho, hari ijuru rikinguye bamaze kukwemereramo? Ujya kuba umuzamu. Kandi iyo nkuru uvuze ni ukuri. Dufite abameze nk'abo barimo mukuru wa mwana w'ikirara twese tutajya tuvugaho. Mutipe yabaga mu rugo yifuza udusekurume kandi afite amasho yose arayiwe. Ngo buriya rero data, ngo buriya ngo nifuje n'agasekurume ngo nsanyije. Isara amubwira ati kagira inkuru, ati wapfuye n'ipfa ry'agasekurume, aya matungo yose arayawe. And that's how we live. Buriya mukuru ni ishusho y'abakristo muri iki gihe. Kutamenya uri we upfira muri Kristo. By the way, that's really sad. Uzi gupfira ugapfira muri Kristo, muri Kristo rero baberaho. Kandi dufite indushi zapfuye zahambwe zisigaje gusa kuzagira inuzi. Ariko wowe n'umwana we bariza nk'umubyeyi. Hari izindi rero buriya nyinshi cyane nizo mu bitabo nakiririmba. By the way, I'm sorry, kubera yuko iyo nziririmbye nsangwa ziririmbye ari mu isezerano rya kera, ntabwo ndubusubire. Urashaka musubize mu isezerano rya kera bavuga ngo ryarakabarore, ryari ikitegeko, ryavugaga riro rihanura ibizaba mu isezerano rishya. Niyo mpamvu isezerano rya kera ndifata buri gihe nka reference y'umugambi w'Imana yari gambiriye ku mwana w'umuntu. Aha rero iki cyanditswe kivuga ngo mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ndagira musobanure amagambo abiri. Iyo bavuze ubuntu bavuze ibintu umuntu abona adakwiriye, sibyo? Ubuntu bisobanura ikintu wahawe nta kiguzi, nta utagikwiriye, ntacyo wakoze, ibi nibyo Imana yakoze muri Kristo Yesu. Nibyo biri mu byanditswe byose bivuga ngo tukiri abanyamahanga, tukiri babi, tudakwiriye, ngo Imana yatanze umwana wayo ngo ajya kumusaraba, arangije araducungura. Icyo nicyo gisobanura ubuntu. Turangije uno munsi ntacyo dukora kugira ngo Imana ikore, kugira ngo dukwire ubuntu bw'Imana. Oya, ubuntu bw'Imana bwamaze gutangwa. Icyo dukeneye ni ukumenya icyo Imana yakoze muri Kristo Yesu. Nicyo Paulo avuga. Aravuga ngo ikimfasha kuva mu bya kera ntabwo ari ukurwana na karanda, I'm sorry. Ahubwo ni ukwibagirwa ko ibya kera habonetse ibibiruta. None icyo nkona ni iki? Ndamaranira kubisingira kugira ngo menye icyo yamfatiye. Paulo no wabivugaga. Paulo wagiye mu ijuru. What's going on? Ikibazo kiro ni iki? Ntabwo Imana yabuze, ahubwo yabuze abaramyi nyakuri. Abaramyi nyakuri abyo bivuga ngo abaramya data mu kuri no mu mwuka. Turaramya Imana. Mu zindi Bibiliya, mu zindi mvugo bavuga ngo bashaka Imana mu kuri no mu mwuka. Ariko ikibazo kiro ni iki? Abasenga data mu kuri no mu mwuka nabo umva icyo abantu bishimira, aho bababwiye ngo umunsi babahesha umugisha. No, I don't need somebody to bless me. I'm blessed already in Christ. Ntabwo nkeneye umugisha, nkeneye unyereka umugisha naboneye muri Kristo Yesu. Kuko ikibazo mfite, ndabaho ubuzima butari ubwanjye kubwo kutamenya. Hallelujah. That's all. Icyo nicyo dukeneye. Nahawe umugisha. Ni niyo mpamvu nababwiye ngo iyo tuvuga ngo ni Yesu wangiriye neza. Ntabwo Yesu atugiriye neza kubera imodoka twagiyemo, kubera inzu. We are blessed before that.
ntabwo turi abanyamugisha, turi umugisha. Rero icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ubundi umuntu yagakwiriye ko kureba yaranze akavuga ngo watwe ngo nuragenda n'ibirenge, ntabwo urabona umwana n'igihe washingiriwe, ntabwo urabona umugabo n'igihe wasengeye, ukamubwira ngo Yesu yangiriye neza. Impamvu rimwe na rimwe tudasubizwa nuko iyo amakuru nk'ayo ngayo gusanza akubwira ngo ari kuribuka imyaka usenze niyo ugejeje, tangira kuvuga ati reka njye gushaka amasenge wanzirikiye ku katsi, ukajya gushaka umutura ukagenda ugatagangaro. Riko mbabwira, babwiza ukuri bakundwa bene data, nta muntu n'umwe wamenye Kristo n'umwe yava akagera wigeze agira icyo amuburana. Uko Bibiliya tubwira ngo utarimanye umwana wayo umwe w'ikinege ngo nicyo atazaduhana na. Bisobanura ngo icyo utarabona impamvu nimwe gusa. Kimwe hashobora kuba hari impamvu nyinshi cyane. Kimwe nuko utabizi yuko aho kiri ko kiri muri Kristo Yesu, ko Kristo akigufitiye. Icyo ni icya mbere. Cyangwa se icya kabiri, wakiguno munsi cyakwica. Hawe umwana imodoka, njyewe mfite abana, mfite n'imodoka, ntabwo nshobora kuba urufunguzo, fata imodoka ugenda ugira ngo ndabana. Hari igihe Imana ikwitegereza ikavuga ngo mwihorere biriya babyihoreye uko n'ubundi byamuhitana. Hari igihe Imana ikwitegereza ikavuga ati nabibona azamvaho abari byaramye. Hari igihe Imana ikwitegereza yarangiza ikavuga ati nabona kiriya kintu nzamubura. Umupadiri mwigeze kuvuga ngo Imana kuguhomba yaguhombye. Abyumvise? Ngo kugira Imana iguhombe yakora iki? Ariko reka mbabwire ngo ni padiri wabivuze, ntabwo yanditse muri Bibiliya ntigihombye nyabusa, irungura busa. Ako ni padiri wakoze analyse, yavugaga ukuntu inzoga zari zaramwishe, akora accident, arangije avuye muri koma agaruka yahindutse ava ku nzoga. Aravuga ngo yampombesha imodoka iragenda, ariko irangije ntiyampombye ngewe. Uwo ni wabivugaga n'ubuhamya bwiwe, ariko n'umupadiri wahanisha abantu wabivuze. Ndagira nongere inshimangira ikintu. Ubuntu rero bw'Imana uko Bibiliya tubwira bwagaragariye muri Kristo. Haleluya. Muri ubwo buntu nibyo bya bindi Bibiliya ivuga ngo tutarabaho yari ituzi, irangije imenya ibyacu byose nibyo dukeneye. By the way, mu buntu bw'Imana umva ikintu kirimo, handitsemo ibyo ukeneye muri ubu buzima bw'uno munsi, mu bugingo bw'iteka, byose birahari, biri muri Kristo Yesu. Ikibazo mufite ni kimwe, mwaramuranye. Ujya iburyo aho kugira ngo ujye ibumoso, ujya kwa Satani aho kujya kuri Kristo. Noneho ibintu ukajya bivuga, kandi ikibazo gihari ntabwo ibintu bigira amaguru. Mubyumve neza, ibintu niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo mushake mbere na mbere iki, nimurangiza ibindi muzakora iki. Reka mbabwire, ejo naze nkurikira inyigisho y'umupastor umwe w'umukongomani, ari wavuga ku bintu mwene mubona abantu bakunda kwambara udutambaro two muri Israeli n'utugofero two muri Israeli. Ye ntabyo ndigera nkora, mukabona abantu bagira twa tugofero bakunda kuvuga cyane Israeli ngo mubitondere, ngo hari umuryango witwa Ordre de Melkisedek uba muri Israeli, itari ya yindi yo muri Bibiliya, ahubwo ugerayo bakaguhesha ububasha bwo kugira iteraniro ry'abantu 5,000. Pastor ngaho si byiza da? Kandi ubwo hari umuntu ushaka kuza muri iri teraniro akavuga ngo ariko Pastor yaragushije ishano, imyaka amaze nabafite, barangiza akahita bamubwira ngo biremera ngo kana katangishe ngo ndafite 5. Yabikuye uzaho yabikuye, ngo ujyayo wavayo bakaguha imbaraga z'uko ushika abantu bakawe 5,000 wari warabuze ijana. Iyo ubona 5 wajyayo ntuzongera kumbona, ko ntacyo mpfana na 5, mpfana na Yesu. Ugiye bagukubita ntibakwemera. Bisobanura ngo aho kugira ngo ujye imbere y'Imana ujye kwibwira ngo Mana washatse kuma itorero ry'abantu 5,000, none hari ahantu ntigeze ngera kugira ngo ndigereho duhure naryo. Uricara ukagira Mana mu 5,000 nanjye mere nk'abandi namunagane nk'abandi bandi. Wowe uri unique, hanjye
umpaye itorero ry'abantu 5 buri kwezi abasigara umwe, ukundi kwezi akaza 2, ukundi kwezi akaza, kandi bajya bagenda nkishima cyane. Kubera iki? Kubera yuko njya nigisha narangiza nkivuguruza, nkagaruka nkabwira abantu ngo bya bindi nabigishije ubushize naje kumenya ukuri sinyibivuga. Gusa urumva wakurikira umupastori nk'ubu, ukuri nuko nguko. Nawe ufite umupastori umeze nkanjye wajya ugenda buri gihe. Rero mugiye mugenda mwese mukagenda ngasigara njyenyine, ntacyo byaba bimbwiye yuko nta soni bijya binera kwivuguruza iyo mvuga ko namenye ukuri, ko mbere ibyo nakoraga nabikoraga kubera kutamenya. Reka mbaho ikintu cyoroshye. Ntabwo uno munsi nshobora kubyuka ngo mvuge ngo Mwami Yesu undinde, dore ngiye kugenda mu rugendo. Hoya, ntabwo ari ukuzenga. Ndamubwira mfa waravuze ngo uzajyana nanjye amajya n'amazi. None igikurikiye nagiraga ngo juste icyo wari ukeneye nuko ngoyisha uburenganzira kanakubwira ko ngiye. Ndagiye. We go together. Ntabwo gusenga bikuraho, kuko kera nyiri muto nari nzi ko gusenga ari byo bituma Imana ikora. None ubu nasobanukiwe ko gusenga ahubwo biha uburenganzira Imana gusa kugukorera ibyo yagambiriye gukora. Izi neza yuko iyo ugiye kujya mu rugendo mbere ko urutegura ibiruzi imbere yawe, iki kenera gusa nuko ubibwira ngo ibyo ngiyemo rero Mana ndabizi ko wasezeranye kuzajyana nanjye. Fini. Ariko ubu ngubu sinicara ngo nanjye kuvuga Mwami Yesu ngo urabona ngo ndinde ba bantu bo kunzira, kuva no kunzira ninde w'abantu mwe n'iki dupfana niye duhurira. Ariko niko batubwiye, niko twarezwe. By the way, iri ni ibanga kuki mujya mu film, ariko ubu abapastori mwazanyanga babanziza. Nagira ngo mbibwire mutabizi, dukunda kubatera ubwoba kugira ngo muhore mudukurikira. Haleluya. Mudushake tubabonera Imana, nicyo tubikorera nta kindi. Ariko mu by'ukuri icyo twamagariwe no kubabwira Kristo, mwarangiza mwamenya mukagenda, ntabwo tubakeneye. Niyo misiyo yacu nukubahindurira intumwa mukagenda. Ariko amatorero ndabivuze muze ugakata ko akora umuntu ushinzwe gukata. Amatorero anezezwa no kubona abantu baza bakicara aho ngaho, twarangiza tukababwira muzumve twigisha umurimo Kristo yakoze, twarangiza tukabwira abantu ngo nimuze tubibahesha. Namna gani ngenda bibahesha gute? Ku ijambo nababwiye ari ryo ribahesha. Umva, iyo ndangije kubwiriza ikintu cyo nishobora kuvuga ngo tujye gusenga Imana kugira ngo ibyo wumvise iguhe umwuka wo kubisobanukirwa, nurangiza ubigenderemo, nicyo kiguhesha kubibamo. Ntabwo ari njye Mwami Yesu turasenze ngo uhereye no munsi bya bintu, that's just an image tuba tubakorera. Ariko mukira abana nyine mbere byarakoraga, ubu ntabwo biri bukore uko namaze kubibabwira. Nibongera kubasengera birukanira ibintu nta kizagenda, ko Imana izabwira ngo ntibabwiye ko aho babisha se. Ubwo rero mwebwe mwagize ibyago kuza muri amateraniro ko ntibigikora kuri mwebwe. Ariko abatabizi birakora kubera ko nibyo niko kuri bazi. Ubu mwebwe mwavanywe muri urwo rwego, mugiye guhura n'ikibazo kitoroshye. Muzajya mubikora, bababwire Imana ibabwire ati se namwe muracyasenga gutyo. Ubwo rero ugikunda gusenga kuri abisohokera ntaravuga ibindi bikurikiye. Ubuntu bw'Imana bwabonekeye muri Kristo Yesu buduhesha iby'ubu bugingo n'iby'ubu buzima. Kera najyaga mpura n'abantu bakambwira ngo wanguje 300, mwembwe 37,000 s'il vous plaît. Noneho abandi buryo umuntu ahita akubwira ngo arancunaguje, buriya se nukunye urasambwiriye 300, nanjye sinzapfa nabitunze, none nzagira iki? Iyo wabisabaga nahitaga mvuga okay, buriya yabibonye nuko gusanye nabyo tutarahura. Mfite cyari ikibazo cyuko yabaga bibona, ariko nge n'ibintu tutarahura 300 tutarahura, sibyo? Ngahita numva nuzuye morali, ngatavuga ni buriya 300 vuba hangaha. Rimwe nigeze kubwira umuzungu twakoranaga, ndambwira ngo narose impembe 5,000 by'amadolari, anje arambwira ngo akojanze nawe urakabye cyane 5. Nanje ndamubwira ni ngewe mubwiye inzozi narose, ntabwo mubwiye ngo 5,000. Tuza gutandukana, aragenda njya mu kindi kigo, njya mu kindi, mu cya gatatu ngezemo baza kuza kunsaba kujya kubakorera. Ndangije nigira karaha kajya, kandi nta kazi mfite. Uzi kubona kwibyimbisha umutwe kandi nta kazi ufite, ndibyimbisha. Ariko sinashaka kujya, by the way, hari ahantu hansaba gukomera kandi ntinya gukomera mu buzima. Murabona hari umuntu ukomeye umeze nkanjye,
ntabwo gukomera byambera rwose sibyo oya rwose numubiseke ntabwo gukomera byambera that's all gusa gukomezwa nyine ko Kristo ari gukomeza ubwo bishatse nyine gukomeza nagomba gukomera nkorana na ministre ninjira mu rugwiro kenshi kandi reka mbabwize ukuri ahantu hose ari abantu bakomeye namwe nimukomere muzongera kumvugisha ntabwo nkunda abantu bakomeye murategeka musaba ibyubahiro byinshi musaba protokole nyinshi nge ntabyo nishoboreye nzanya nigendera na rubanda nkanjye sibyo noneho ndabwira ngo ndashaka 5,000 by'amadolari mutanibuka ko narose 5,000 ndabwira mutame 5,000 by'amadolari ntabwo ndibuze arambwira ngo gusa turabiguhaye icyambere inzozi ziba ziruzuye ariko icya kabiri mbamuye umutego niteze buri yo mvuga 10 ntangira ko kuki navuze 10 ko kuki navuze 5 akoreka mabwira niki gituma mbikoresha kugira naje gusanga ntabwo ari njye bikora Imana hari ibintu yambwiye kera ngo nzakugirira neza noneho nkajya ntekereza ngo nzabyuka mu gitondo buriya njya ngenda na muntu hejuru inzu nkabona azambura urufunguzo shaka habura umuntu n'umwe mu nzu ye nahura n'imodoka nziza nkavuga ngo Imana yambwiye kuzangira neza iyi modoka ndayifashe mu izina rya Yesu fata rien twarazifashe mwaka byawe n'umuduseke twajyaga dufata imodoka twajyaga dufata amazu dukurikije iby'Imana tubwiye ufite twaribaga mu izina rya Yesu simenye ko ikizabanza gukora ari transformation ndaragira 5,000 by'amadolari that's not ntabwo buzima bwanjye bwari based kuri $5,000 not at all ni na mpamvu umunsi umwe nabyutse mu gitondo abantu twakoranaga mbona baro barakora ibintu nashaka turumvika ndabwira okay ugumane 5 byanyu ko I'm not worth of $5,000 no agaciro kanyere 5,000 by'amadolari ndenzi 5,000 sinshobora rero gukora ibyo ntemera numve rero ari gihe kubera niza amashuri menshi cyane ariko atarayo kwisi bijya bingora kubona impapuro mfite mwijuru buriya ntabwo bandika impapuro nk'izacu rero hari abantu bajyaga banyitegereza sinza kubavuga amazina mutazandega kambwira kuzabande ko wanze kwiga muri iyi si nkabwira naho niga namwe ntimuyiga cyangwa aho nigira n'ibyo ngibyo murumva uzi kujya kubwira abantu ngo ndashaka 5,000 by'amadolari kandi wababwiye ngo ntabwo narangije ntabwo nize kaminuza wabibabwiye wireze wenyine ntabwo nize kaminuza ntabwo nagize icyo ukabwira ndashaka 5,000 by'amadolari umva icyo babisobanura ngo nzuwangiriye neza my life is not based on money ntabwo amafaranga yashingiye ku mafaranga by the way ndagira ngo mbabwire ngo ubuntu bw'Imana ntabwo ari amafaranga tubona muri Kristo Yesu ahubwo ni Imana yatwihaye haleluya iyo wasobanukiwe gutyo ntabwo wongera gusa nkaho utekereza ngo ntabwo agaciro kawe kabarira ku byo ufite ukabarira ku ufite ntabwo ari ibyo ufite n'ufite kuko hari ikintu mwene data yavuze wari kubaza Kristo icyo yakoze mu gihe cye n'intumwa zanze kumwizererega hajya kamubwira ngo uratubwira ngo tugabura abantu ntabwo uzi biri mu kigega se nukuvuga ngo no mu gihe cya Kristo kuri konti habaga hariho 0 niba kuri konti hariho 0 humura n'igihe cya Kristo niko byari bimeze haleluya na konti ya Kristo yajyaga iba mu 0 ako nyamara yari umutunzi wa byose rero bisaba iki bisaba kumenya ubuntu iyo abantu bakunda kumbwira ngo uzaba iki muri iki gihugu utarize narababwiraga ngo mufite ikibazo yuko mutazi umva iki ijambo ry'Imana rivuga ibyo mu ijuru ibyo mu mwuka nibyo bigenga ibifatika rero aho kugira ngo ujye uzago yere kuri urwana diploma ngumere nk'abandi ujye ujyayo yego nayo yibike mu kabati ariko ukorere niyo mu ijuru iyo mu ijuru ni ishuri rituma umenya icyo Kristo yagufatiye icyo Kristo yaje kuzakora muri ubuzima icyo niyo kimenya diploma yo muri Eric uzayikenera cyangwa nuyikenere niyo mpamvu ntayibujije ariko umva mubwira izakingura imiryango udakingurwa na diploma zo mu isi not at all izagukingurira imiryango ikingurwa gusa no kumenya Kristo niyo mpamvu ba Petero bande bari bose mubona ba Andreya ba Yakobo bari bagendanye na benshi bari bayobozi muri ya groupe barabarobye ariko biriya tubwira mu byakozwe n'intumwa babitaga ngo abubitsi bisi bageze ku mudugudu wacu abubitsi abafatisi bakataninga bakayihindura uko itari imeze bageze hagati yacu bari bangahe nicyo yabazaga
mugira ngo Yesu yasize itorero ry'igihumbi, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 deja mwebwe hano murutaho Yesu yasize. Abo yahamagaye yagendanye nabo yari yize ko bazahindura urusi murabaruta, kandi Pasteur abwira Imana mu bakristo benshi bo kugurisha bo kugiriye. Naje kubabwira ntimuzabe benshi. For what? No, vuga ngo mabo wandemeye kugendana nabo, mabo washize mu nzira yanjye kugira ngo tuzubike iyisi tuyitaninga up ihindukire imere ukundi kuru. Abo rero bashobora kuba 5, bashobora kuba 100, bashobora kuba 5, ariko nabo niyo Yesu ataragize 5. Muzi icyabaye intumwa zimaze kugira 3,000 zanze kurenga i Yerusalemu. Niyo mpamvu Yesu abo yamagaye baserira ntibajya babona 3, zageze ziraryoherwa, zirangije zicara mu ntama ziraryoherwa, zibagirwa ko natwe dukeneye agakiza kugeza abo bakubise. Buri imijugujugu w'amatorero manini ndayibatuye. Ari amatorero manini abamijugujugu iterwa n'iki? Ntabwo ari Satani. Bararyoherwa, barangiza akabura icyo gukora, barangiza bakinjoyinga ikaba club, barangiza umwe akajya avuga ngo ariko hariya wicaye nanjye nahicara, kwanza twinjiriye rimwe n'indi. Umva ko barwana, uko ko mwarwanira kukuraho uyu mugabo ngo mubigenze mutese mutwari umusaraba afite, ariko ari 5 bituvuga ngo wamukuraho nanjye nkitwa ririya zina. Burero nta mijugujugu mutegereje, umunsi Imana yabimwika bakurana mukaba 1000 n'imijugujugu izatanga. Pastor uzabe witeguye, ubuntu witegura imijugujugu nayo rwose nta kiryoshye kiri hano. Kira giseke kiri mangaye ndebe ko arwajyayo, nta n'ikintu kirimo. Ariko nyamara niyo mpamvu Imana ivuga ngo mukumbi mutohumura Uwiteka yishimiye ko kwa Imana yawe. Hallelujah. Ubu yabarafite itorero rinini ntiyamamagara, kubera ubu nzajya nza muri no minsi ko mukiri bake ni benshi, ko ari ibintu ushobora kwigisha arangiza icya kabiri kigataha. Ariko mwebwe murabazi icyo mushaka, ntabwo mwakurikiye umwana w'umusore w'ingaragu, mwakurikiye Kristo. Nawe yatari ibyo ngibyo mwari kubona abandi benshi mukurikira kandi bakabagirira umumaro. Ubuntu rero bw'Imana, kwizera rero nabyo ntabwo Imana ikoreshwa no kwizera. Niyo mpamvu gusenga kwacu kwagakwiriye kuba ubuzima bwacu bwakwiriye kuba bumeze nka tren igari ya moshi igendera ku byuma bibiri, kimwe buryo ikindi bumoso. Icyuma cya mbere tukita ubuntu bw'Imana. Oh, somebody to translate, sorry. Ubuzima bwagakwiriye kuba tubugenderamo tumeze nk'uko train imera. Bisobanura ngo twakijwe kubw'ubuntu twakijijwe, reka mwakijwe n'ubuntu, sorry, mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ngo agakiza kaboneke mu buntu bw'Imana, ibyo byo twamaze ukabona. Ariko kwizera birakaduhesha. Mu yandi magambo, kwizera ntabwo kurema, ntabwo gutuma Imana ikora bitagakoze, ahubwo butuma twaksesinga kuby'Imana yaduhaye muri Kristo Yesu. Kwizera biduhesha gusa kumenya. Ni no mpamvu bavuga ko kwizera guterwa n'ijambo ry'Imana. Iyo twamenye icyo Kristo yakoze, icyo dukora niki, noneho turabyaksesinga, tubigiraho uburenganzira, turabyakira. Mushiki wanjye mu minsi ishize naramubwiye duvugiye merukano yarwaye kanseri, arambwira ngo babonye ufite kanseri kandi yageze kure. Ndamubwira nti icyambere cyo ugomba kumenya, by the way tanyiro nongere mbabwire, muri Petero niko atubwira neza, atubwira ngo mu mibyimba ye twakize indwara zacu zose. Bisobanura ngo we are no longer ntidushaka kurwara. Buri cyo kitubaho ni nacyo kibazo kiriho. Urwara ni envelope tubamo yitwa umubiri, ariko twe ntabwo turwara, uko twebwe abo yacunguye ni wa muntu wacu w'imbere. Uyu mubiri warangiza ukagirwaho ingaruka n'ineza Kristo yakoze kubwo kuzura ubugingo bwacu. Rero ufite umukobwa w'imyaka 14, sigaye mubwira ngo harwaye ishaka, ambwira ngo yasinya ndwara. Gusa ko wambwiye se abo yana kimbuti itangiye kuza. Kubera iki? Iyo utangiye gutekereza ngo yo kanseri yaje, ikibazo ni amakuru y'ubugingo bwawe n'umwuka wawe uko bubyakira. Ubundi ubugingo bwawe bwagakwiriye kubwira ngo umva mubiri, iyo ndwara urwaye si yo kukwica nk'igihe cyarazara.
ahubwo niyo kugira ngo Imana yeshe icyubahiro. Mushiki wanjye yarwaye kanseri, yari amaze kuva mu kwa 11 kugera no munsi, yari ku cyo bita chimiotherapy. Yakoraga chimiotherapy, yakoraga i Nairobi, yamara iminsi 2 agataha i Kigali, bamubwira ngo mara umunsi umwe ngo barebe ingaruka nizize, agataha i Kigali, agahita afata indege akajya Rusizi, afite iyi hoteli, agahita ajya mu gikoni, uko ni mukuru w'igikoni, agateka. Abanose akavuga ati ntabwo bishoboka, umuntu bateye imiti ya chimiotherapy ajya guteka mu hoteli, bategereza ko bizahinduka. Arinda arangiza chimiotherapy, arangije ajya gukoresha ibizami, baramubwira ngo ibizami byawe wagira ngo ntiwigeze urwara kanseri, ahubwo twagwaye imiti utanarwara, ntayigaragara ndagatoye. Noneho umuntu umwe aramuhamagara amubwira ngo reka n'ubundi ugira kwizera, ngo yaba Imana yaduhaga kwizera. Numva Imana yatanze kwizera kuba mu ijambo ryayo, ntabwo yaguhaye bamwe. Niba utizera, ni wowe utazi icyo Imana yakuvuzeho, ni wowe utazi ijambo ry'Imana ngo urigenderemo, witangira kuvuga ngo ariko buriya ngo aha ngo kwizera. Ni nacyo kibazo dufite, dushaka kugendera kwizera kwa Eric ngo ariko kutugeza ku bintu kandi ari ukwanjye, kutari ukwa Eric, nuko Eric kutari ukwanjye. Dinamo bakozi b'Imana twamenye ko mwabaye abanebwe bo kudashaka kumenya ijambo ry'Imana, ko mutazi icyo kwizera gushaka kubagezaho. Turababwira ngo tuzajya tubahesha iby'Imana. Haleluya. Muzaze twebwe dukuraho, we mukuraho muri bande uri Kristo wayuze. Bakamanika icyapa bakavuga ngo dukuraho. Injiji z'abantu babandi bavuze ngo ubwoko bwanyujwe, mugatanguranwa, mukagenda mugakandagirana. Buriya nubona umuntu wese bamanitse icyapa ngo iki cyumweru cyose cyo kwirukana karande n'imikoshi n'ibiki byose, ukabona umuntu agiye, ujye mwitegereza uvuga uti baba we ko kwinjije ziracyabaho. Wagiye muri Kristo, ko muri Kristo ari wowe wonyine byose. Nabariya baro babikubwira niho bajya, keretse abagikuzimu nyine abo ngabo simbaza. Ubuntu bw'Imana no kwizera birajyana. Kwizera biduhamiriza icyo Imana yavuze kuri twebwe, ubuntu bw'Imana bukatubwira icyo Kristo yakoze ku bwacu. Noneho kwizera kubera wumvise ijambo ry'Imana ukaryatura, warangiza ukavuga ngo umukene navuge ngo ndatunze, kuko nabwo mwibuke Kristo avuga, yaravuze ngo umwuka w'iteka ari kuri njye ngo mbwirize ubutumwa abakene. Yigeze avuga ngo mba amafaranga. Kubera iki? Abakene ntabwo ikibazo ari amafaranga bagira, ni mu mutwe wabo, nta nkuru nziza ibamo, habamo gusa ibibi. Ndarya iki, ndanywa iki, nzabahe ejo nzagira, nibyo gusa bahora biganyira. Bakeneye inkuru nziza, ntabwo bakeneye amafaranga. Yesu aravuga ngo umwuka w'iteka ari kuri njye kugira ngo mbwirize ubutumwa, mbwire inkuru nziza, que j'annonce la bonne nouvelle aux pauvres, good news to poor. Abakene bakeneye inkuru nziza zivuga iki? Ko nabo Imana ibazi. Zivuga iki? Ko nabo muri Kristo yihinduye ubukene kugira ngo ahinduke ubutunzi bwabo. Haleluya. Ubuntu rero bw'Imana iyo bufatanye no kwizera kwacu, duhinduka ibintu birakorohera. Maze imyaka 4 ntakazingira, hakunyanyoberwa ukuntu mbayeho. Abana ndacyabarira amashuri kandi ni pasa murebura, biga amashuri ahenze. Mfite amashuri nize wagira ngo njya shaka kugira ngo nivurire igikomere mu bana banjye, biga amashuri ahenze. Sindigera nari mu by the way ndagira mbabwira ibi ndavuga imbere y'Imana, senga ngo Mana ngo buriya se ngo urabona minervari zava, that's not my business. Reka mbabwira ikintu nize ejo bundi. Mfite umukobwa uri mu wa 3 wa kaminuza, ugenda ku kazi saa 10 ya mu gitondo cyangwa saa 11 ari muri stage, akagaruka saa 7 ejo. Hari yarambyutse saa 10 akambwira ati dadi byuka untware. Mbyuka nishimye mutwaye kubera iki? Ko ari umwana wanjye. Yose bebo nishema kuri nge, mbikora simbaza kwibaza ngo ariko Mana igitotsi cyari kinaryoshye none umwana aje kumbyutsa. Oya, mbyuka nishimye mvuga ngo ngomba gutwara umwana wanjye ku kazi, kuko ateze moto ashobora n'ikibazo n'umwana w'umukobwa hari igihe amugirira nabi. That's how God cares about you. Uko niko Imana itureba bakundwa. Nibazakubeshe ngo ari ibyo wakoze n'ibyo utakoze, ibyo wakoze n'ibyo uzakora byose Imana irabizi.
yateguriye imbabazi zayo muri Kristo Yesu. Ariko uno munsi iyi kureba niba uri muri Kristo irakureba ikakugirira impuhwe. Nje ndi mutunzi, ndi umwana w'umuntu, ariko nshobora kugira umwana wanjye neza, mbyuka buri munsi ayo masaha njya kumutwara. Umva uko Bibiliya ivuga ngo niba mushobora kugira ibyo ngibyo muri abana b'abantu ku bana banyu, Yesu Imana nzakora ibingana gute ku buzima bwanyu? Niki nazakora ku bwanyu? Icyo nicyo Satani yatwibye. We don't know who we are. Ntabwo tuzi abo turibo, ntabwo tuzi icyo Kristo yakoze kuri twe. Turatagangaye, twirutse inyuma y'abantu dushaka ngo batugeze, ngo natwe Imana itugirire neza. Ko tugirira neza n'akazi twaratagangaye, Imana ndashaka visa, ndashaka. Reka mbabwire, hari ibintu twirirwamo. Yesu avuga neza, akavuga ngo ibyo mubikora, iyo musengera ngo nzambara iki, nzarya iki, ngo nabo mutandukanye n'iki. Mu yandi magambo, igihe cyose utangiye kubisengera, Imana avuga ngo fish arayimuye ayitwaye mu bapagani. Wabireka wavuga ati Imana uramagije, wagaruka yarangiza ikavuga ngo arakoze agaruye fish. Mu myaka 4 nta kazi mfite, sinjya na rimwe. Hari n'abantu bajya bafata umutwaro wo kunsengera ngo mbone akazi, kababwira nako mufite ikibazo, murasengera umuntu utisengera. Imana izi ko nkeneye kubaho. Niba izantunga nicaye mu rugo, niba izantungira ku kazi, it's okay. Kababwire, iyo imigezi yakamye ukatangira kwiha ubwenge bwo gusenga nka Eli, ugatangira kuvuga ngo urabona nakakagezi kari kanunze, irarangiza ikakubwira ngo okay, reka mwereke ko ngiye ngira neza, kohereza igikona kikaza gutunga. Rero hari ibintu byerekana neza kuzi Imana yawe. Niyo mpamvu nanjye gusobanukira ijambo rivuga ngo bazi Imana yawe bazakora iby'ubutwari. Ubutwari tuba tuvuga si gukora ibintu bya spectacle nk'ibyo mbona hano hanze. Ubutwari nuko ubaho warangiza nawe umuntu ajya kwitegereza akavuga ngo ariko afite ikintu mbona ntafite. Umuntu yatunze umukozi arakizwa, ahura na Yesu. Amaze gukizwa, yari umukozi ugira umushiha ukora mu gikoni. Arangije nyirabuja abona arahindutse, akirirwa akoza amasahani ari muri nihemuka, iyo niyo Mana. Nyirabuja akamubwira ko wabaye ikisha, ko mbona usigaye ufite umunezero natwe tudafite, dufite amazu ari mu igorofa. Akamubwira ngo namenye ibahanga ryo kubaho. Arangije aramubwira ngo ariko ngo uzanyereke umuntu icyaguhinduye singize. Aramubwira tuzaze tujyane ku cyumweru, amutwara mu rusengero. Nawe agarutse ageze mu rugo, agaruka areba nitwa nihemuka. Mugarabaza ngo niki cyakubayeho madakwahorana kagashi. Arangije aramubwira ngo hari ahantu umukozi yantwaye, ngo aho nihe, ngo ni mu rusengero. Ngo abakenya batanga amafaranga sha, ngo nta kuntu waba ufite morali ngana gutya niba nta kantu baguhaye. Reka mbabwize ukuri, dutanga akantu. Haleluya. Abatagafite ntabwo ari uko kabuze, nuko mutamenya aho kaba ngo mujye kugacakira. Muri Kristo twabonye ibikene, ni nabyo mwavuze. Nkunda kira cyanzwe cyanyu cyo muri Petero mugenda muri notore muri umurimo rivuga ngo yaduhaye imbaraga z'ubumana muri Kristo zibikenewe byose. Mu Kinyarwanda avuga ubugingo, muri ubu buzima. Mu Gifaransa bavuga vie, no mu Cyongereza life. Mu Kinyarwanda bavuga ubugingo, mutayumva ari byo mu ijuru. Oya, muri ubu buzima yaduhaye ibikenewe byose byo kugira ngo tubeho kandi ngo tugaragaze ubumana bwawe. Haleluya. Manishi. Ubundi nta bantu benshi bajya bavuga amen mu nyigisho zanjye. Mwe muri abakristo beza cyane. Rero ntabwo ndi basengere, muraza kubwira Pasteur wanyu nabonye abishoboye. Ndabasengera ikintu kimwe gusa, ngo Imana imurikire ihumura amaso yanyu, mubone ibyo yakoze muri Kristo Yesu. Nimurangiza mu byizere, maze muzangaruke kunyishuza ko bitabaye. Icyo ndacyemeye. Uzazana umupanga, uzazana iki, yaramurikiwe agasaba umwuka akamurikira, arangiza ntabone kugira neza kw'Imana. Ndi umuhamya wo guhagarara nkabwira abantu ngo igira neza, full stop. Kandi reka mbibabwiye, nabivuze ngenda n'amaguru, mbivuga ngenda na moto, ubu mbivuga mfite V8,
nubu njya nyibwira nkayibwira nawe nkayibwira ngo uno munsi ndirirwa ngenda kuri moto kugira ngo udakeka ngo hari icyahindutse ku buzima bwawe, ngafata moto nkazenguruka muri Kigali, abazi ko nunze V8 bakambwira ngo nta muntu ugenda kuri moto afite V8 n'intobobisha. Ubuzima bwanjye ntabwo buteshwa agaciro na V8. Ubuzima bwanjye mba ndiho mbwira ubuzima bwanjye, nkumva ubuzima bwanjye utazarenga ugatekereza ngo imodoka n'ibyo ntunze hari agaciro bisobanuramo uwo ntunze muri jye. And I'm very proud yo ndi kuri moto, mba numva rwose guwe neza cyane, nkumva n'akayaga by the way kava mu by'Imana yaremye. But abantu benshi bakabyibazaho, that's not it. None se reka mbabwize ko ntabwo ko nduvuga butumwa mubi, ndi n'umunyamasengesho mubi ko mwabonye ko ntari basengere ngo Imana ibakorere ibyo bakorera, ariko Imana ingirira neza. Ubwo murumva mwe bwitabagirira neza. Ngiye kurangiza kuri iri jambo mbabwira ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Mwokabyara ubuntu bw'Imana bwaratanzwe. Kwizera kuva muri iri jambo twumvise bisobanura ngo buri wese uri hano, nkuko mushiki wacu yaje kudushimira Imana tubwira ibyo Imana yakoze, buri wese wicaye hano bafite inkuru nziza ntimusanzwe. Kubera iki? Kubera yuko mugendana nawe muri we. Ikibazo mutazi, ikibazo nawe yibaza ngo bazamenya ryari ko mba muri bo nabo bakaba muri nge. Icyo nicyo cyonyine Imana kiremereye. Naho ibyo unyuramo ndagira ngo mugabanye kubwira Imana. Iri jambo njya ndivuga kenshi, nagize amahirwe ejo mbona ndumuvuga butumwa mubi bivuga. Don't pray again. Musongere kujya gusengera ibibazo, mujye kubwira ibibazo uko Imana yanyu yabivuzeho. Never pray for your problems, never. Ahubwo mujye kubwira Imana uti Imana, Satani yanyibesheho agira ngo ndi mugenzi we, dore raporo yantanzeho yo kwa muganga, dore raporo abantu bamvuzeho, dore ibyo numvise, dore ibyo nakuze bambwira. Umuntu akuze bambwira ngo ntacyo nzapfa nimariye. Twajya bambwira data ni wajya kubimbwira aracyari afite imyaka 97, menya yaratinze kugira ngo abone ko nzakimari, ko ninzabamo ninjye wabimuguriye by the way, kandi ndi umwana wa kane, kugira ngo Imana itazagira ngo yaramutindije ngo abibone. Ajya ambwira ngo none warambiwe kuba kwisi, ngamura niburi ari byo utarabona Imana inkorera, iragira ngo uzagende byose warayibona. Akureka mbabwiza amagambo bakuvugaho, impamvu akugiraho ingaruka. Chef akagukanga ukajya kanyarira, ukajya kumugira ku mavi, urajya ntabwo mungana. By the way, reka mbabwiza ukuri, nigeze kugira umuzungu arambwira ngo muri iki kigo ninjye Mana wa yacyo, maze ibyumweru 3 nangiye akazi. Ndangije nkinga icyumba twari turimo, ndamubwira ngo Imana zipfa n'izintera ubwo. Hari umudirector ndamubwira ngo Imana zipfa n'izintera ubwo, yarahansize, baramwirukanye ndasigara. Mbu director warirukana. Ariko byabanje iki? Byabanje ko mubwira ko tutangana. Umuzungu yigeze guhagara imbere yanjye arambwira ngo you are a loser, ntacyo uzapfa wigejejeho, ngo ngiye am successful man biki, anyemera umufata n'amajwi. Ndangije twarakoranaga, yarafite imigabane. Ndangije muhereza message ko yarambwiye ngo kandi uzambona. Ndangije muhereza message ndamubwira ngo ngiye ntuzambona uko wambonye, akuzabona Imana yanjye. Umva, yatakaje imigabane yose, baramwirukanye n'imigabane yose yashoye, miliyoni zirenga zingahe z'amadolari araziheba. Umva ikiyongereye, abanyamerika bamushira ku rupapuro rwo kumubuza kugenda ku isi, ntiyemerewe gucuruza amadolari. Abanyamureba bamubuza kujya mu ndege. Ntabwo yavuganaga na mugenzi we. I'm not everyone, sorry. Nido babwiye ngo mube wari wese, nido bagize uwari we wese. Ndio ndabwira abantu bakomeye, people murakomeye. I know who I'm talking to. Ndabizi ko muri abagaciro, atari byo manicaye ngategereza umupira wa eruri we mukanya. But I came here, naje hano kubera yuko nzi ko muri abantu bakomeye. Nashaka gusa kugira ngo nze bibakangure ngo please ntimufate ubuzima bwanyu ngo mubwemere Satani abuvuruguta uko mushatse.
You are so special. Niyo mpamvu Imana yatanze umwana wayo w'ikinege. And you don't need to be anywhere, anybody else. Nukeneye kuba njyewe, nukeneye kuba Eric, nukeneye. You need to be you in Christ. Ukeneye kuba wowe muri Kristo gusa. That's all. Banavuza Kongereza kandi ubu ninjye wakiyigishije nyabusa. Nta shuri nizemo Icyongereza, navukiye muri Kongo ntacyo twigaga. Bwa mbere numvise anyway nabajije twa twicanye ngo buri yavuze iki. Nari ndangije secondaire ntazi anyway, mwumve namwe. Baza umuntu twa twicanye ngo anyway ni iki. Barangije batabongeraho by the way, bari abantu bavuye hari hakurya. Ahita avuga ngo by the way, ndamubaza ngo by the way se ni iki. Reka mubwize ukuri. Nigeze kugenda aho hantu bamembye bitanu. Kubera nashaka kubakorera nababwiye ngo you know people are never been at school learning English. Kandi your business is only based on English. None arangije umuntu twavuganaga umuyobozi muri iki gihugu. Arambwira ngo Icyongereza dushaka ni icyo uvuga, ikirenze Icyongereza ntacyo dukeneye. Kandi ubwo nanzi ko ndiho mvuga ko nazi Icyongereza nisanga ndiho nyivuga. Mba nditanze gutyo barambwira ngo icyo ufite kirahagije. I've ever been at any school learning English. That's a gift from God. That's all. Hantu ndicara ngo banyigishe Icyongereza. Ndashaka kubabwira ngo iki? Niba Imana ishaka kwikorera injiji nkanjye, mwebwe abanyabwenge bizagenda gute? Mwaraje Eric murangiza Kristo murangiza people. Ishobora kubigirira umuntu nkanjye udafite icyo avuze. Muzi ikibuze? Ntabwo ari amashuri, nuko mutaza abo muri wo muri Kristo. Mutahana ikintu gusa muvuga ngo akagabo katwiyemeyeho sha. Oya. Ntabwo naje kubiyemeraho, naje kubemeza Kristo. Hallelujah. Naje kubabwira ibyo ashoboye. Naje kubabwira uko ntawe utagirira neza. Kandi kugira neza, it's not about material, nagara amafaranga. Oya, nukuyimenya. Niyo Paulo avuze ngo nibagirwa byose nkaharanira kugira ngo nsengire, menye icyo yamfatiye. That's all. Kumenya icyo Kristo yagufatiye. Ngo nibyo, ngo la connaissance de Christ niko bivuga. Kumenya Kristo no gusobanukirwa icyo yamfatiye nicyo ashira imbere. Rero nababwiye bikeya mu byo yawufatiye ngo mwizere ijambo ryayo ko ari yo kwizerwa, ibyo yavuze izabikora. Ariko ikindi ko muri yo Imana duheremo imigisha yose yo muri ubuzima n'ubuzaza n'ibindi byose. Kandi rwose biborohereze gusenga. Please mujye musenga mwizera ko iyo mubwira bakunda ibazi zibyo muri wo mucamo, bitume namwe ubwo mubisenga mubikora nk'ababwira inshuti, nk'ababwira ubakunda, nk'ababwira umubyeyi mwiza cyane. Imana ibamugishe. Murakoze. Imana imurikire imitima yanyu, mumenye umurimo yakoze muri Kristo Yesu. Ibindi, I'm not praying for you people. Pray, mugenda musenge. Nge ntabwo mfite inshingano zo kubasengera, umugabo azi gusenga basenge. Okay. Sinzi ko hari ikindi kintu narenzaho. Reka dukomere mu amashyi bwa Pastor Mutunzi. Ayo mashyi n'ay'Imana uri gukoma agara yanjye. Wow. I'm so blessed. Hawe umugisha cyane ku rwego rudasanzwe cyane ariko. I'm so blessed. Wow. Cyamanga Imana intwara handi hantu yizanira no mu pastor wari wayobora cyanezeze. Kuko ubutumwa nyine uvuze nibwo butumwa twigisha, ariko buriya yo haje undi mukozi w'Imana akavuga ibintu noneho ko Imana bimuhaye mu bundi buryo, mpamya ko ari icyo bimarira abantu bari kumva iyo message, kuko ntabwo ari yo message abantu bashaka kumva.
ntabwo ariyo message abantu bashaka kumva muri iki gihe. Tubwira ko abana ari umugisha n'umwanda utangwa nawe. Turasenze ngo mwami inzira uyu mwana azanyuramo zimenywe nawe, kandi ureke ibyo azanyuramo byose mwami nk'uko abiteguye, ntihagire na kimwe azabusanya nacyo, ahubwo uko bukeye uko bwije